tubahaye kaze abadukurikiye hirya no hino ku isi, abari mu gitondo cyangwa se abari ku manywa, tubifurije umunsi mwiza n'ibihe byiza. Hanyuma mwebwe muri ku migabane ya Amerika ndetse n'ahandi mukiri mu ijoro, namwe turabifuriza ijoro ryiza. Amahoro ya Nyagasani akomeze abane namwe mwese aho muherereye. Hanyuma turi ku wa kane ku minsi 26 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu ni wa mwanya w'amakuru aca kuri Mulenge Today. Kuri microphone za Mulenge Today ni Fidel nkuko bisanzwe. Hanyuma abambararika kugira ngo tuze kubana muri uyu mwanya kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza mu bice bitandukanye, ariko cyane twerekeza imurenge, babyutse neza barahimbaza rurema nubwo umwanzi ari hafi atari kure, ariko mu byukuri muri komine Minembwe ndetse no mu nkengero zayo barashima Imana babyutse neza. Hanyuma munyemere nanone amakuru tuyahere muri iyi ntara ya Kivu ya Majepfo, twerekeze muri teritware ya Walungu. Amakuru agera kuri Mulenge Today nuko muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane mu masaha ya 2 n'igice ku masaha yani wacu mu burasirazuba muri Sud Kivu na Nord Kivu, nuko mu gace cyangwa se muri lokalite ya Muzinzi muri teritware ya Walungu, muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 26 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026, ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, ubwo turavuga FDLR, Maimai, Abarundi ndetse na FARDC, babyutse bagaba ibitero bikomeye simusiga ku birindiro by'ingabo za ARC. Kubutse abadukurikiye yuko ARC ku batabizi ari Armée Révolutionnaire Congolaise cyangwa se ingabo z'impindura matwara muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri territoire ya Walungu rero imaze n'ubundi iminsi irimo imirwano, aho Maimai ndetse n'abandi bafatikanyije FDLR bakomeza bagaba ibitero ku birindiro by'ingabo za M23 twirwaneho babarizwa mu ihuriro rya AFC. Amakuru twahawe n'abaturage bari muri kariya gace batubwiye yuko mu byukuri muri iki gitondo habyutse haba imirwano itoroshe, aho bari kumva imbunda ziremereye ziri kuvugira mu duce dutandukanye muri iyi teritware ya Walungu. Umuturage twavuganye uri hari hafi yatubwiye yuko mu gace kitwa cyangwa se mu gasantre kitwa Maka ndetse na gasantre kitwa Bugera na Chagala muri Muraga, ubwo ni Mugishi, muri yose zikaba ziri muri Muraga, habyutse humvikana imbunda ziremereye, atwavuga imbunda nto ndetse ninini. Twibutse ko abadukurikiye n'ubundi ari coalition cyangwa se ihuriro rya leta ya Kinshasa rikomeza rigaba ibitero ku birindiro bya M23 twirwaneho, nabo bakaza kwirwanaho kugira ngo babashe kwivugana cyangwa se gusubiza ibi bitero inyuma. Amakuru atugeraho nuko abaturage activite zose cyangwa se ibikorwa byose byaba iby'ubucuruzi, amashuri n'ibindi byahagaze kubera iyi mirwano yabyukiye muri kariya gace. Nanone dukomeza kwihanganisha abaturage batuye muri ibi bice birimo abamayimayi bakomeza bagaruka hato na hato bagaba ibitero ku birindiro by'ingabo za ARC muri Walungu. Rero bikaba bitoroshe aya masaha tuvugana mu byukuri, aho imirwano ikomeje kandi ihanganishije izi ngabo zombi, haba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse no ku ruhande rwa ARC AFC. Munyemerere nanone amakuru yacu tuyakomereze muri iyi ntara ya Kivu ya Majepfo, twerekeze mu misozi miremire y'Imurenge, nubwo twari tuvuze kuko tuhavuye hameze neza, ariko nanone kandi amakuru agera kuri Mulenge Today binyuze mu itangazo ryasohowe n'ishaka MRDP, Mouvement de Libération pour la Dignité du Peuple. Iri ni ishaka rikorera muri kariya gace k'intara ya Kivu ya Majepfo. MRDP bare twirwaneho riramagana byivuye inyuma ibitero birimo gutegurwa n'umugambi uri gucurwa utegurwa kugaba ibitero bitandukanye
by'ihuriro rya leta ya Kinshasa ku bufatanye na leta y'u Burundi, aho bakoresha imitwe irimo FDLR yasize ikoze amaroregwa mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 ubwo yasize yishe imbaga y'abatutsi irenga miliyoni bakorewe jenoside. Iyi FDLR rero ikaba ikomeje gukoreshwa n'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishaka MRDP twirwaneho riramagana mu by'ukuri rivuye inyuma umugambi uri gutegurwa aho izi ngabo cyangwa se iri huriro rishaka kugaba ibitero mu misozi miremire ya Sud Kivu, ahangaha twavuga muri Mwenga, muri Uvira ndetse na Fizi. Amakuru agera kuri Mulenge Today nuko FDLR, Maimai, FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi bitegura kugaba ibitero mu bice bitandukanye byo muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu misozi miremire nk'uko twari tubivuze y'Imwenga n'Ifizi na Uvira. Ibi bitero rero bikaba biri gutegurwa kuzagabwa muri axe cyangwa se mu irembo rya Rugezi, hamaze igihe nanone hari imirwano, ariko nanone iyi Rugezi ikaba yaramaze kwigarurirwa n'ingabo za twirwaneho M23 babarizwa mu ihuriro rya AFC. Muri Rugezi rero harategurwamo groupe itoroshe izaturuka za Mirimba hiryo ngiyo iza kugaba ibitero muri Rugezi. Nanone iyindi axe cyangwa se murindi rembo rya Murima, tuyo tuvuze Murima haba harimo ahitwa kuri point 0 kubazi muri kariya gace, hakabamo Gakenke, Muco hagati ndetse na Mikenke. Iri huriro rindi naryo rikaba ritegura kwinura cyangwa se kuzamura igitero giturutse ahitwa kwa Murima kugira ngo bazagabe nabo ibitero muri aka gace. Nanone ibindi bitero birimo gutegurwa guturuka mu gace ka Gahwera, aho hose ni hafi na Minembwe. Gahunda no kugira ngo bazagabe ibitero muri Minembwe, dore ko bavuga yuko ngo bashaka kongera kuyigarurira. MRDP twiganeho ikaba yamaganye uyu mugambi mubi mubisha uri gutegurwa na Kinshasa hamwe na FDLR ku bufatanye bw'igihugu cy'u Burundi gikomeje kubafasha mu bikorwa bitandukanye. Hanyuma rero ibi ngibi nanone twibutsa abadukurikiye yuko iyi migambi nubwo iri gucurwa n'ibitero bikomeza bigabwa hirya no hino nk'ibyo twari tumaze kubabwira, bigomeza gukorwa mu gihe leta ya Kinshasa iri gutegura cyangwa se ihiteguwe kuzasinya amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biteganyijwe yuko aya masezerano azasinywa ejo ku minsi 27 y'ukwezi kwa gatandatu mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo ibyo ngibyo bikomeje kubaho, leta ya Kinshasa yo ikomeje gutegura umugambi wo kurimbura abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone munyemerere amakuru yacu iyo kuri aya manywa tuyakomereze mu mujyi wa Bukavu mbere yuko tuva muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru y'Amajyepfo plutôt. Mu mujyi wa Bukavu nk'uko twababwiye yuko wahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange mu ntangiriro z'iki cyumweru ari mu mujyi wa Bukavu, aho amaze iminsi igera muri 3 cyangwa ukaba umunsi wa 4. Kuri uyu wa gatatu Joseph Kabila Kabange yatangiye ibiganiro cyangwa se ibyo bita mu rurimi rw'igifaransa de consultation n'amakushe atandukanye nk'uko twabibabwiye. Kuri uyu wa gatatu rero Joseph Kabila Kabange yakiriye amatsinda atandukanye, harimo urubyiruko rwa hano muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, harimo abahagarariye abanyeshuri ndetse n'urubyiruko rwo muri aka gace, n'icyo bita Mouvement Citoyen, hamwe n'abahagarariye amatorero ndetse n'amadini. Mu biganiro bagiranye na Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida, kuko yabivuze mu byifuzo bye bigera muri 12 yavuze ubwo yagezaga ijambo cyangwa se disikuru ku banyekongo mu minsi ishize,
yavuze kuko afite po cyangwa se ingingo zigera muri 12 aje kugira ngo bafatikanye hamwe n'abanyekongo baganira. Yaberetse uruhare rw'urubyiruko mu kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha nanone Joseph Kabila Kabange senateur avi yiyadresaga cyangwa se yabwiraga uru rubyiruko rw'abanyekongo. Joseph Kabila Kabange nanone ubwo yaganiraga n'urubyiruko mu by'ukuri yabakiranye ibyishimo n'urugwiro rwinshi. Aya n'amagambo twabwirwaga n'urubyiruko rwari rwitabiriye ibi biganiro biri kubera mu gace ka Mbobero. Ahangaha hari residence ya nyakubahwa wahoze ari president. Yababwiye ko mu by'ukuri yaje kwifatanya nabo mu bibazo biri kubera muri iki gihugu cyacu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bibazo z'intambara bimaze igihe, ndetse aho abanyakivu cyangwa se abaswahili bamaze kujugunywa batawe na leta ya Kinshasa. Joseph Kabila Kabange yashimangiye cyane kubijyanye no kugarura amahoro byihuse cyangwa se mu buryo bw'igifaransa babivuga mu buryo buri urgence cyangwa se buri urgent. Ababwira yuko nanone urubyiruko bagomba kwifatanya kandi uruhare rwa buri wese rukenewe kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse by'umwihariko no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwa Perezida Honorable Joseph Kabila Kabange mu by'ukuri byagaragaye yuko bwishimiwe n'uru rubyiruko rwari rwitabiriye ibi biganiro. Bakaba bagiranye ibiganiro byiza mu by'ukuri, aho urubyiruko rwakomeje rumushimira ku muhate n'ubutwari akomeje kugaragaza gufata umwanzuro wo kuza akabasanga nyuma yo kuganira n'amakushe nanone atandukanye yo muri Nord Kivu. Akaba atarabonye ko bigomba kurangirira hariya, ahubwo akaza kugira ngo yifatanye nanone n'urubyiruko rwa Sud Kivu hamwe n'izindi nzego zitandukanye. Hanyuma nanone Joseph Kabila Kabange urahangaha arakomeje, ntabwo yari yarangiza. Dusoza amakuru yo kuri aya manywa, reka munyemerere nanone tunyarukire mu ntara ya Kivu ya Majaruguru cyangwa se muri Nord Kivu. Amakuru agera kuri Murenge Today biravugwa yuko kuri uyu wa kane operation yo guhiga mayimayi cyangwa se abiyita abazalendo bakorera muri territoire ya Lubero, biravugwa yuko baba batangiye guhigwa kuri uyu wa kane, aho mu by'ukuri situation itameze neza. Amakuru twahawe n'abaturage bari muri kare ya gace muri territoire ya Lubero ahitwa Mabambi muri sheferi ya Baswaga. Aha ni muri territoire ya Lubero. Amakuru atugeraho yizewe nuko operation yatangiye kuri uyu munsi ahitwa kuri paruwase ya Mabambi muri territoire cyangwa se Muhola. Mayimayi ziri muri aka gace zikaba zatangiye guhigwa kandi ziri kuraswa bikomeye, aho mayimayi zatangiye kuvuza induru. Twibutsa abadukurikiye yuko muri iki cyumweru mu ntangiriro zacu umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Kainerugaba Muhozi yatangaje yuko we hamwe na FARDC bagiye guhiga aba mayimayi bita abazalendo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru tutarahamya neza 100% ni turamenya nimba ari UPDF yaba yatangiye kubahiga cyangwa se nimba baba bari kuraswa na FARDC cyangwa se n'intare zisarambwe. Ariko amakuru atugeraho nuko iyi operation yamaze gutangira, bari gukubitwa kandi batangiye kuvuza induru. Twibutsa abadukurikiye yuko ahangaha ari mu burengerazuba bwa territoire ya Lubero, aha ugana muri territoire ya Butembo. Hanyuma rero nguko uko byifashe kuri aya manywa hirya no hino, dukomeza kwihanganisha abaturage bari mu duce dutandukanye bafite ibibazo bitandukanye batarabohorwa, ariko tubabwira ngo muzabohorwa. Hanyuma ku mugoroba muze kubana natwe mu makuru ari imbere, aho tuza kubagezaho amakuru uko byifashe muri Grand Katanga cyangwa se iwabo wa Joseph Kabila Kabange na Moise Katumbi. Nukuri naho ntibyoroshe, ntibimeze neza. Hanyuma tugushimira wowe ukomeje kuba hafi ya Murenge Today.
wowe wakoze subscribe turagushimiye, nawe utarayikora wayikora kugira ngo uzajye ubona amakuru. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Fidele Amahoro ya Nyagasani abane namwe.